nigeze njya mu bintu byo kuvuga ngo mu gitondo ngo burakeye ngo ngiye kuririmba ahubwo ngiye ibaze guca mu buzima Mana ugatekereza no kuba nyine utakabaye kuburiho uvuga ati se wayi kuki ndaha hantu utakabaye kuba uriho Mana ugatekereza no kuba nyine waba utari ku isi nyine tukigira ahandi hantu aho ati se gute ibintu twacivinga mu gihe kingana gutya cyangwa se bituvuna bingana gutya bigenda mu masegonda abiri nyine kumva n'ubuzima nta n'ikintu bukimaze uvuga ati nyine ukabona no kuburiho byonyine nta kintu bimaze Mana kuko ububona ibintu byose uri kugeraho n'undi biri kugenda gutyo for free njyewe n'ubungu nanubwo biranabikoze ari amatakira ngo Imana aba ari kugira ngo basi n'umuntu ubona ntakora umuntu wari umaze iminsi abona nakora nk'ubusanzwe n'undi atambona street amenye ngo ese umuntu wabo ari guca mu bihe cyangwa se ameze ate muri iyi minsi niki kiri gutuma ataduhereza nk'ibyo yari asanzwe aduhereza that's why nakoze biriya nta yindi mpamvu pe nta yindi kabisa. Reka nizere ko umeze neza ho kurikira ibiganiro binyura kuri uyu muyoboro wa Coordinator TV show. Uramutse ufite impano, ufite ubutumwa, ufite ubuhamya ndetse ufite n'igitekerezo wumva ushaka kutugezaho, ugomba kuduhamagara cyangwa se ukatuvugisha kuri nimero ziri muri description cyangwa zipininze muri comment. Uyu munsi rero nk'uko umaze kubimenyera tugenda tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye. Wonzanye ni umunyamakuru nawe ariko ubuzima amaze iminsi ari gucamo mwuko mwabibonye, tubagezaho ubuzima bw'abantu cyangwa se ubuhamya bw'abantu. Nawe atuzaniye ubuhamya, agiye kutubwira ubuzima amaze iminsi ari gucamo. Yitwa Mr Wagwan, araza kutubwira naho akorera cyangwa se televiziyo cyangwa YouTube channel asanzwe akoreraho. Agiye kutubwira bimwe mu byo ari kunyuramo uyu munsi. Ngiye twabanje kuganira numva nago ari ibintu byo kwihererana. Uyu munota hari umuntu uhangayitse, hari umuntu uzi ko ari we wenyine uri guca mu bibazo. Hari abandi bafite ibibazo nshuti yanjye cyangwa se muvandimwe wowe ukurikira Coordinator TV show. Hari abandi bafite ibibazo benshi cyane, na mpamvu yo kwiheba kandi byose igiye bifatanya no gusenga. Reka ndeke gukomeza gutinda, ahubwo mbonere kukubwira gukora subscribe maze twakire Mr Wagwan. Turakwakire kuri Coordinator TV show. Urumva noneho ndi board byatari ushobora kwirira muri iyi show. Twibwire nge ndakuzi ariko abakurikiye Coordinator TV show bashobora kuba batakuzi. Guess what? What's popping in Rwanda, what's popping in Kigali? Nizere ko uri hose umeze fresh kandi cyane. Ndi Mr Wagwan, different cyangwa se Ego boy and a booster boy, back to back boy, baba batoto. Number 1 bad man, unlimited guy, voice of legend, prince of platform, king of street, talent developer, hit maker, day maker, stable boy. It's a new vibe, new talent, new hit, new style, even another post from Coordinator TV show. Even show. Yeah. Coordinator TV show. Twebwe nibyo ngira ngo wabyumvishe. Waba ufite impano, waba ufite ubutumwa ushaka guha abanyarwanda, waba icyo ushaka cyose, aha tuzaza tukinyuzaho kuri Coordinator TV show. Ni nayo mpamvu nkwakiriye bitewe n'ibintu twari twaganiriye. Ntabwo nari nzi ko izo vibe uri buzima. Bira bintu tube tubiretse. Izo twaganiriye. Ufite ubutumwa, ufite ikintu cyose ushaka gusangiza abanyarwanda. Ese ukora show busy entertainment cyangwa ufite impano igiye ya danje ariko ugomba kugeza ku banyarwanda byihuse kandi vuba. Ibintu manzo narebe Coordinator bro kurebwa bya hatari ni platform kuri movement irenze mbese danje. Ibaze nawe nyine turi gushima Imana n'abanyarwanda badukurikira nabo hanze bose. Mr Wagwan umujene wagiye aca ku ma platform agiye atandukanye akomeye cyane, akomeye reka bivuge ko ni nabyo akomeye kuza yicara ahangaha abari ibintu bya danje. Platform iralenze muze ahubwo umujene bamwita Kabogi Pro the bad man. baddest. Turakwakira, urakoze cyane kudukundisha abanyarwanda ndetse twabonye tunakurikirwa nabo hanze cyane buriya nubwo n'abanyarwanda barimo. N'ubwa mbere nabonye YouTube ikurikirwa n'abanyamahanga bari muri 40 na kangahe kwijana. Kuri platform iyi Coordinator buriya 43 kwijana. Yego state United States. Twakwakiriye rwose. Nkuko natangiye mbivuga, tugira igihe cyo kwakira impano, tukagira igihe cyo kwakira ubuhamya, tukagira igihe cyo kwakira ibitekerezo by'abafana cyangwa se by'abakunzi bacu. Uyu munota wowe tugiye kukwakira ngo tuganire kuki ku buzima bwawe. Uyu munota ari byo tugiye kuganiraho.
sibyo abadukurikiye tugiye kuganira ku buzima bw'uyu munyamakuru Mr Wagwan umwami w'ibiganiro by'imyidagaduro ndabihamya sinzi ni nawe urabyemera nibyo ni umwami w'ibiganiro by'imyidagaduro ni umwami w'ibiganiro byo ku mihanda cyangwa se ibyo bita ngo ni ama street show cyangwa se street vibe bagira ikiganiro cyitwa street show aratubwira naho kinyura turakwakiriye tumaze iminsi tutakubona hari n'inkuru umerutse kubona kuri TV yukoraho ndibaza nibyo ndibaza nibyo mwarabiteguye iriya nkuru nabonye kuri View Nation niyo shaka ko tuganiraho iriya nkuru ni true story cyane true story ariko ibabaje byatari kuko ubu ngubu mfatiranye umfashe nako haciyemo iminsi n'umundi bibaye nsa nk'uwabyakiriye gusa Imana nabonye uri kurira ni wa mutipe nzi ugira vibe za danger ibintu ntago bibaho ntago bishoboka rwose byabayeho kandi nyine ibyabaye byarabaye kabone nubwo nta kintu wenda kirajya mbere kiri big ariko uko biri nyine basi se urabona biri kuza gake sha abari isazi kuko nese cyara kiganiro nacyo kimaze iminsi 2 numva nta n'iminsi irashira myinshi wenda ngo mbe nabona izindi opportunity zo kubona aho nakura bira byose cyangwa se uko nakemura ibintu byanjye ariko uko biri Imana iracyandinze kandi buriya umuntu afite ubuzima ibintu byose birakunda reka tureke gukomeza kubica ku ruhande ikiganiro nabonye uvuga ko bakwivye wari wagiye mu kazi ugasanga bagucyuye tubwire mu ncamake ishusho y'ibyo bintu byakubayeho byagenze gute byatangiye gute uyu munota bigeze he ese ubufasha wasabaga abanyarwanda cyangwa se abandi bose bagukurikiye buri kugenda buboneka tubwire mu ncamake nta kibazo nunashaka turaganira n'igihe kinini niba utari mu bintu byinshi biriya bintu bijya gutangira cyangwa se intandaro yo kwibwa nari nagiye n'ubundi Musanze yego muri show ya Ben na Melody nk'ibisanzwe yego tuvuye bwije mbona n'ubundi kuva kwa Kurumaji kwa Benoview njya mu rugo mbona n'ubundi biri busabe biri busaba umwanya munini kandi icyo gihe yari bimaze kuba 5:30 n'igice 6:00 ndavuga nti okay reka nirare hanga n'undi hose ni mu rugo yego ndaryama bimaze kugira nka 6:30 n'igice 7:00 n'igice gutyo telefone irasonnye nayo niryamiye telefone isonnye ndayitaba mbona ariko ni umuturanyi tu maze kuyitaba arambwa ati bimeze bite ni sawa ati ko wabuze namwe ati wape ndahari ati none se hari gute uri he nambwa ati ntago ndi muri quartier ariko ndahari tu we ngo kandi ngo mbona uri kwimuka utatubwiye nambwa ati nimuka gute se mu buye buryo oya ngo ariko ngo twakubanye nayo ngo ku buryo gutaka tubwiye ngo tukanagutwaza tukaye tukugeza ku modoka nambwa nti wapi ntago ndi kwimuka ndavuga ati kuko mumera n'undi akunda gufata akantu ati buri byabyo byose wasanga yashyizemo akantu ahubwo ari kuzimfatiraho yego ndamukupa rongera aramamagara nambwa ati mwana reka tugutwaze nambwa ati se uri mu rugo ati ntwaze unjyana ese turi kubibona kuri kwimuka nambwa ati ndi kwimuka nta n'ubwo ndi na quartier aturi serious bareka mbaza nambwa ndi serious ati kandi nzirangaye man nanga kubyizera nambwa ati foto runyoherereze arifotora anyohereza kuri WhatsApp anyohereje WhatsApp ndareba nyine tu mbona ni AI nambwa turi serious ibi bintu byabaye ati ahantu narindi ngera mu rugo yari 4,000 kuri moto iryo joro ubwo ari bumaze kwira mfata moto njya mu rugo ntiyagera bro naguye igihumure muri nge nkubitwa nyine nikize man numva sinzi ukuntu mbaye agahinda karanyica nicara hasi numva wari wagera mu bihe ukumva nta kintu kimwe uri gutekereza nibyo byambayeho numvishe nta kintu kimwe uri gutekereza yego ndavuga ni gute how mbona jewe mfite imyenda myinshi cyane muri imyenda nicyo kintu cya mbere ngira nyine byinshi tu mfite ubwo nuko bangonge inzu ibikuta byose babiriho imyenda yamanitseho imyenda ku maprotement byari bimanitseho imyenda ubu ntago kibifite yego byago bimanitseho imyenda nyine ndebye mbona protement imwe nyiri imyenda nk'itatu cyangwa ine nayo yindi nyine ya nyuma tu yandi wo kwambara mu rugo dukabutura dusenye tuntu nk'utwe nyine ndavuga nti nibibaho ndere ibaza kureba inzu umeze nkaho uri kwimukiramo bundi bwa kabiri nta matera na gaze nta mpuri na bikoresho bindi byo mu nzu ama screen biki nyine ibintu byinshi nyine tuba biri mu nzu mbona harimo prote material nk'imyenda n'intebe nyine tu yane bayicara abantu babiri intebe isanzwe muri ghetto yego yani bino bintu ntago bibaho ndongera ndamuga ati semana ndi kubona nawe nibyo uri kubona umumera ambwa ati ibyo ndi kubona
nawe ati se mwampaye amakuru ahagije nkamenya ahantu nshakira ibintu byanjye ambwira ati nanjye naryamye nka 3:00 n'igice 4:00 ntago nigeze mbona hameze gutya hafunguye nuko nkangutse ngiye kuri toilette bisanzwe ntarangaye nkaba nika nkuvugishe nimba uri no kwimuka tunagutwaza twaze n'impamvu wabimuka amajoro cyane tana tubwiye ko ugomba kugiye kwimuka kandi uri umuturanyi mwiza numva si birancanze tujye kureba abayobozi nyine mu izo quartier baradufasha turashakisha turaheba buracya bugira nka mu gitondo nka saa urumva nibwo nari nkiryama bwakengeye nkireba mani ntigeze nsinzira yego umunsi nawo nkwirirwa ndeba yego tugiye ko mwaraye mugenda ijoro ryose muri wowe n'ubuyobozi mushakisha aho bukeye wigeze ugerageza gukomeza kubikurikirana kujyana ikirego cyawe kuri RIB cyangwa se hehe ahashoboka hose nyine kujya gukurikirana ibintu byawe mani nyine no kuvuga ngo ngiye muri ngiye n'ukuntu nitere cyangwa se meze yego nizerera mu kuba ibintu nyine ari ibishakwa by the way nizera mu kuba ibintu ari ibishakwa ntabwo nigeze njya mu bintu byo kuvuga ngo mu gitondo ngo burakeye ngo ngiye kuri RIB nese warega umuntu utazi imana bigiye kurega utanga gihamya ukavuga ati ndi gukeka kanaka kuko namufatanye ibingibi n'ibindi agomba kubizana rero mu gihe nta muntu wafashe mu gihe nta n'umuntu uri gukeka mu gihe nyine nawe utari kubona ubusobanuro bw'ibintu byakubayeho yego ntabwo wakirirwa ujya kuri RIB ngo ugiye kurega gute se hari ukuntu abantu biba bagasiga ibimenyetso ugasanga bahibagirwa nk'ikintu cyabo cyangwa se njye sinzi uko byabagendekeye nta wakihibagire ni ukuri pe barateruye nyine barigendera gusa umuntu wanyibye ni n'umuhanga by the way ni umuhanga nago yaba ari umuntu usanzwe tunagara abajura basanzwe nago ari inzererezi mani ni umujura wa nyawe kabisa ushaka kuba bifitiye na aze kuko ibaze nyine umuntu kwiba mani njye matera nari mfite nago ica mu muryango nyine baragira nyine sinzi ukuntu bigenda barayengeka cyangwa se bakanayicundega nyine nago bayihina ukuntu ibindi bintu nari mfite nago ari ituntu wafata gutya mu ntoki ngo ucana ahantu hose wiboneye je ukuntu byonyine babijyanye byonyine aho uburyo babijyanyemo gutyo kurya nta n'umuntu n'umwe ubabona mba mu gipangu nyine kinini byatari gituyemo abantu benshi sibyo ko ngewe mba nibera mu kandi gapangu igipangu nacyo kirimo udupangu kuntu yaciye aho hose nagera n'umuntu n'umwe umubona byarantunguye icyo kintu cyatumye mbona nyine ko ari umuhanga byatari birarenze urumva n'uwabonye ko uri kwimuka yabibonye nyuma ari umuturanyi avuga ati si ahantu ko harangaye hadakinze umuhungu yimutse ntiyatubwira ibyo byose birabaye nyuma y'igihe runaka cyangwa se uyu munsi duhe ishusho y'ubuzima uri kubamo muri iyi minsi byibuza nko mu munota umwe cyangwa ibiri ko nkuko wabibonye kuri coordinator twebwe twakira ubuhamya bw'abantu cyangwa se impano y'abantu ariko tugira ngo udukurikiye abashe kuba yakora n'ibindi ntabwo tuba dushaka kumara amasaha n'amasaha turi kuganira tunyura mu buzima bwawe gake gake shano kuvuga ngo mani uzi kugira ngo se igihe uce mu buzima urumva uce mu buzima nkawe wa nyawe kubanze barabizi uko mba nimereye ako nge ibaze guca mu buzima mani ugatekereza no kuba nyine utakabaye kuba uriho uvuga ati se wayi kuki ndaha hantu utakabaye kuba uriho mani ugatekereza no kuba nyine waba utari ku isi nyine tukigira ahandi hantu aho ati se gute ibintu twacivinga mu gihe kingana gutya cyangwa se bituvuna bingana gutya bigenda mu masegonda 2 nyine ukumva n'ubuzima nta n'ikintu bukimaze uvuga ati nyine ukabona no kuburiho byonyine nta kintu bimaze mani kuko ububona ibintu byose uri kugeraho n'undi biri kugenda gutyo for free utubwiye ko nawe ariko muri iyi minsi cyangwa se bikimara kuba ariko wiyumva bikibana niko niyumvishe pe sinkubeshye nare ntekereza nka bati sibundi gute ndi gute ubundi ubuzima mfite nagakwiye kuba mbufite cyangwa ubuzima bwanyibeshyeho bunza hata n'igihe bwagakwiye kuba buriho mani birababaza tu birababaza nyine ngiye natekereje imvune zonyine mba nagize kugira ngo mfonde ubuzima bwanjye bashe kumera nkuko nabagameze ndeba n'ukuntu byose binyuzeho gutya nkuko umuyaga ucaho gutya ntihongere no nta n'ubwo ububona nyine numva ni ibintu bidasanzwe hati ibintu ntabwo byagakwiye kuba bimeze gutya kose yego ntabwo byoroshye noneho ibintu bigeze ku rwego rwo kumva wabura ubuzima ndabitinya pe bari atari nyine ariko njye mbona kiriya kiganiro navuze ati se ni content noneho View Nation kuri iriya channel yanyu ni content mwatuzaniye ni ntabwo ngewe n'ubungu nanubwo biranabikoze ari amatakira ngo yimane abari kugira ngo basi n'umuntu ubona ntakora umuntu wari umaze iminsi abona nakora kuri nk'ubusanzwe atambona street amenye ngo ese
umuntu wabo ari guca mu bihe bihe cyangwa se ameze ate muri iyi minsi niki kiri gutuma ataduhereza nk'ibyo yari asanzwe aduhereza. Yego. That's why nakoze biriya nta yindi mpamvu pe nta yindi kabisa. Hari muri kiriya kiganiro mwakoze nabonye warasabye abagukunda cyangwa se abakurikiranye kiriya kiganiro hari umuntu ufite ubufasha kuba yagufasha. Natwe kuri coordinator ntago turi bure kubikora ko ni nayo ntego yacu, ari ugusapotinga impano, ari umuntu duhaye ubuhamya cyangwa se ukeneye ubufasha, niyo ntego yacu. Iyo umuntu akeneye ubufasha tubimufashamo, tukamuha umwanya akabwira abamukurikiye icyo yumva bakeneyeho. Wabwira abakunzi ba Coordinator TV show icyo wumva nyine wumva ukeneye muri iki gihe muri ubuzi muri gucamo, ibyo wumva ukeneye. Of course man, nje nabuze ibintu byinshi, Yego. ibintu byinshi byatari byamfasha gukomeza gusurvivinga. Ubu ngubu ariko bimeze kandi ndakeka abari kuri Coordinator hari abariho n'ubundi basanzwe bankurikira no ku zindi platform. Yego. Batakimbona nyine mpamvu batambona nayivuze gusa ikiriho nago ndi hano wenda ndi gusabiriza ngo ati wambabariye ngo ukamfasha ngutya oya, ariko hari uburyo cyo ubona umuntu wakabona ukavuga uti mu bintu akeneye basi namugabanyiriza umutwaro wo gukomeza gushaka byinshi akeneye wenda nkamukuriraho iki ngiki. Aravuga ati Mr. Ogwan muri ibyo byose ukeneye bihwanye n'amafaranga ya naya wenda kamukureho umutwaro w'ibihumbi wenda 5, 10, 20, senkani cyangwa se 100. Na hejuru yayo nyine abantu benshi baba bafite ubushobozi butandukanye cyangwa se imitima itandukanye yo gufasha. Uko wabona wifite, uko wabona washobozwa kose nyine ntari bitu ngiye wansapotinga ndabyemera. Yego. Umutima mwiza abakurikira Coordinator bagira, nizeye ko bazagufasha. Nizeye ko bazagufasha. Nimero zawe turaza kuzishyira muri comment ndetse no muri description, bazagufasha pe ndabyizeye. Uzabishobora azagufasha. Hari abazaguha n'inkunga y'amasengesho turabafite badukurikira, aragusengera ukabaho ibyo usaba wabibona, cyangwa se hari ubundi buryo Imana ibinyuzamo ikabinyuza muri nge cyangwa ikabinyuza muri uriya bikakugeraho nta kibazo. Kandi nago ndivuge ngo turagushimiye kubana natwe, ahubwo turakwihanganishije kuba ibyo byose byarakubayeho, tugushimira n'umwanya waduhaye kugira ngo tuvugane. Ko narabibonye biriya mbanza kugira ngo ni bya bindi by'ubu ngubu byateye ngo namakontenti ngo ni iki. Ikindi kandi abantu badukurikira kuri Coordinator, umuntu wumva azazana ubuhamya bwe, umuntu wumva azazana igitekerezo cye cyangwa ubutumwa akaza ambeshya, naga njya azaba ari kubeshya, azabeshya abankurikira, akaza abeshya abankurikira, ibyo nkabimenya. Nje nanamushyira no mu nzego, nje namushyira mu nzego kuko aje gukoresha abantu banje, aje gusaba abantu banje, nta kintu cyabaye. Niyo mpamvu nk'uyu nguyu mba nabanje kuganira nawe, uyu munyamakuru wanyu Mr. Ogwan mba nabanje kuganira nawe, ni n'inshuti yanjye cyane, nkabasha kubaza kumenya koko ibintu byamubayeho koko byarabaye, ndabizi neza. Nawe rero nuza kuganira natwe, ubwo ndi kubwira abakunzi ba Coordinator, naza kuganira natwe kuri Coordinator ashaka kubwira abakunzi bacu ibyamubayeho, agomba kuza azi neza ko ibyo aje kuvuga ari ukuri. Ari ukuri 100%. Nibyo byiza kabisa. Yego, ndagushimiye kandi mboneraho gushimira n'abazagira icyo bagufasha ndetse nabo tubana umunsi kundi badasiba kutwereka ko badukurikiye ndetse n'abakoze subscribe. Komeza kwihangana muvandi. Murakoze cyane.